Okay, ni Showam Deputy Pilot Ambassador, aho mubimenyere kuri Pilot Rwanda tuza mu busesenguzi ndetse no gufashanya ukuntu twakwiga gukoresha ecosystem ndetse na Pi browser. Ikaba ariyo mpamvu yatugaruye ubwo hasohokaga itangazo cyangwa se Pi Festival event igiye gutangira ku itariki 6 kugera kuri 11. Akaba ariyo mpamvu twabakore ubusesenguzi ndetse tureba ishusho ya nyayo twakabaye twifashisha muri buno bucuruzi nk'abacuruzi b'abanyarwanda ndetse na pioneer muri rusange bifuza kugira uruhare muri ino event cyane cyane inakomeye cyangwa se ifite ikintu gikomeye cyane, ubutumwa bukomeye bwo kuba twatangira gukoresha Pi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero nanone twabibutsa ko hari video ibafasha kwiga gukoresha QR code nk'imwe mu nzira nziza tuzakoresha mu guhererekanya Pi n'abacuruzi, kandi mbibutsa ko twanashyigikira GCV kugira ngo price yacu igerweho. Ciao. Ibintu byose abantu bavuga kumbuka, ibintu byose tuvuga iyo biba byagarukaga, kuko buriya hari abantu bumva bari kubasubiriwe byose bigomba kugaruka bakongera bakajya babyumva igihe cyose bashakiye, ntibajye bihangana. Niyo mpamvu ibiganiro biba ari birebire, ntabwo ari uko umuntu aba ashaka kubona izo views, ahubwo ntabwo ikiganiro umuntu yagicamo kabiri. Nanone iyo ugiciyemo akavuga ngo mu gihagaritse cyari kigeze ahantu haryoshye, ugasanga bajya bamenya ko ibiganiro ngewe nkora cyangwa se ukora bitandukanye na biriya bajyaga babona. Biratandukanye, biriya ngo na update ngo amakuru ngo yaje ariko twebwe nta masomo aba arimo utuntu twa tekinike, twebwe turi mu busesenguzi buri indani momo. noneho reka dutangire iki kiganiro. Ubwo murashishikariza abakozi bacu ba chaîne yacu Twigise TV yuko bakajya bagerageza gukurikira ibiganiro dukora, kubera ko bibagirira umumaro mu buzima bwa buri munsi. Showam, harya Showam ni izina ryawe ra? Showam ni izina ryanjye, niswe n'ababyeyi, abandi baribona bakagira ngo niryo niyise. Ariko data yazize ari inyise, aryandika ahantu nuko ngomba kwitwa nyine. Pi network ikomeje gutwika. Atwika, ibintu bigeze kure rero no kubyakira. Ujye ugerageza uzamura ijwi, kuko ayo tanga muri audio ijwi ari rikeya, riba ryanze riba ryanze. Noneho abakunzi bacu rero ba chaîne yacu Twigise TV na Pi Pilot Rwanda, ngira ngo ubona ko muri iyi minsi ari guhabwa amakuru akenewe kandi bifuza. Amakuru y'ingenzi yihutirwa niyo bari kubona abategurira kuba bamenyera no gukoresha Pi muri rusange nk'uko iri hafi gutangira. Ibyo tuje kubibabwira, tuje kubibabwira tubashishikariza bakurikira izi channel kandi bivuye inyuma, kubera ko ibyo zibabwira akenshi ni amasomo bagomba guhora basubiramo igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo ari amakuru ari update gusa. Niko bimeze. N'ubu bajye muri Pi zabo barasangamo update ya Nikora yatanzemo itariki n'undi ya event yashyizemo icyumweru cyo gutangiza ubucuruzi muri no minsi kiri butangizwe, akaha ikibuga abacuruzi batangire bakore bwa bucuruzi yavugaga. Nyuma yaho rero nibwo bazareba ukuntu Pi yakiriwe mu bihugu n'ukuntu irimo irakoresha uburyo bakabutangiza ku mugaragaro. Ibyo rubuze risubiremo gato kubona bitero kuza zigiye gake. Bajye muri konti zabo barasangamo update ya Pi network ibereka ko Nikora yatangiza icyumweru cy'ubucuruzi mu minsi mike ku itariki kiri butangire zose zirimo, cy'ukuntu abacuruzi batangiza ubucuruzi bwabo muri local commerce mu bihugu byabo, kugira ngo arebe ukuntu abaturage cyangwa pioneer biteguye kwakira ubwo bucuruzi muri Pi. Maze nyuma yaho nikirangira numva kizanyana kuri 12 rero noneho arebe uburyo twiteguye kuyakira, maze azane umushinga ushobora kuba ugiye kuba uri furu. Urumva 12 ariho dutegereje amatangazo menshi cyane agiye kugendana na Pi network. Rero ndumva babikurikirana. Ubwo ko bitari kwinjira muri ya open mainnet. Ya open mainnet iri limited, turi kuyinjiramo uko biri kose, ntabwo bizatinda. Noneho reka dusubire tubwire abakunzi b'amashene yacu. Impamvu z'amashene yacu ubwo navuze Twigise TV, mvuga na Pi Pilot Rwanda, ni Pi Pilot. Abakunzi rero abakunzi cyane muri Pi network, umuntu wese amenye Pi network agiye mwita umuherwe. Aho yabayeho byararangiye. Rero nibagende bakurikire izo chaîne, ubwo ikiganiro cyo tugiye kugikomeza. Cyane nifuzaga ko
ndakumva neza. noneho nari mubwiye ngo twafasha abakunzi bacu ba Pi Network gusobanukirwa kuri update dufite muri konti zacu za Pi Network bigendanye no gusikana na sikani dukoresha iriya kode sikani QR code cyane ukoresha uburyo buri manuel kohereza cyangwa ugakoresha sikani QR code byose birakunda kandi byose biroroshye birakoreshwa ndetse ushobora no kuba wasevingamo abantu bawe nk'uko usevinga abantu muri phone number contact zawe kugira ngo ujye ubasha kumenya umuntu mugiye gukorana muri ako kanya hatajemo babandi babajura babasikama biyitirira ikigo runaka bagira ngo babibe Pi zanyu ahubwo ukaba uzi ngo ugiye kohereza uzi ngo uno muntu mufitanye gahunda atari ukwishyura ibintu utaguze. N'utuntu twose nagerageje kutwereka ukuntu badukora byose ukurikirana icyo kiganiro cyangwa iyo video nakoze ari ubashe kumenya QR code ni iki, ikoreshwa hehe, wallet address nayo bwayikoreshwa hehe, ryari hehe. Yes, ngaho icyo kiganiro bangikurikira kuri Pi Pilot Rwanda mukareba uko twaberetse uko ugenda ukora ukurikije process zose kugira ngo ubashe gukoresha iriya code cyane. Iriya code rero hari ikindi kintu twabwira aba pioneers bacu muri Pi Network, ni code nziza cyane kandi gukoresha biroroshye cyane kuko ngira ngo no muri ratangazo rigaragara riri muri konti zacu za Pi Network hari aho babiguzeho bavuze ko ari uburyo bworoshye yenda se butari bumenye ryo abantu bakoreshaga kurusha uko bakoresha yenda buri manuel kuko iyo iriya kode ushobora kuyifata ukayisikana ukayishyira ku rupapuro warubuzi. Ndabuzi cyane ndabuzi. Ukayishyira ku rupapuro ukaba warushyira aho ariho hose nka kuriya dukoresha momo pay nkakuru ukoresha momo pay ukayomeka ku gikuta nira scan code urayifata ukayisikana ukayomeka ku rukuta rwawe ku buri konti aho abakiriya bawe bayibona vuba. Noneho umukiriya aho kugira ngo aze mujye mu bintu byo guhererekanya mukoresheje wallet address ngo nyohereza ka wallet kawe ngo kuri WhatsApp ngo kuri email ngo kuri message ukajya ugafata ugakopiya ngo ugire iki icyo gihe uba wakerewe kandi muri service nabizi no kwihuta. Ibaze ufite nk'abakiriya nk'ijana cyangwa se 100 bagutegereje bose uri ngo email yawe ngo WhatsApp yawe ngo ngohereze ngo wallet ngo nyereke scanning code yawe yomeka ahantu ako kanya ku buryo umukiriya ayibona agahita ashyiraho afotora direct atabona wallet yakohereza Pi zawe. Ni ukuvuga ngo rero urabona Pi iri kwirukanga cyane ikwirakwira hose kugira ngo yakoreshwa kandi ahantu hose abaciritse n'abakomeye. Nivuga ngo ubu buryo twakoreshaga bwa momo pay bwa P2P nayo yakoreshwaga ariko iragoye. Iragoye abantu benshi kuyiga bisaba kuyiga iyo ukoze nawe urashya urahomba. Rero buriya buryo bwa QR code ni uburyo bworoshye kandi bwiza bunizewe bwihuta cyane. Ntuwumve mvuga ngo ibaze ufite abakiriya 100 imbere yawe ngo wumve ngo ntibishoboka. Pi Network ifite abakiriya benshi cyane biteguye guhaha. Bivuze ngo igihe cyo uzavuga ngo wakira Pi ugashyira hariya bazakugana bazaza biruka ngo uzabura naho washyira. Rero abantu ugomba gutegura kariyo scan yawe scan QR code ukayishyira ahantu hafi ukayishyira ku rukuta ahantu ku buryo umanika momo pay urakaza kwishyura uko ashatse gukoresha momo pay cyangwa gukoresha iyo scan ya Pi Network cyane rwose. Urumva ni ibintu byiza cyane rero binoroshye ubwo bucuruzi babikurikirana abantu bose bashaka gutanga product kandi mwese muzitange kuko stock yahari ahubwo ikibazo konti zanyu nizo zitarimo ikintu. Rero kugira ngo zijyemo ikintu nuko product stock yanyu igabanuka. ubwo uri kumva ko rero ubutemera kugendana n'isi we izamusiga asigara yarwaye ubwoba. Azasigara rwose. Uri kumva n'ubu buryo bwa za momo pay cyangwa se serivisi za MTN cy'igihugu cyo zitangira gukora abantu ntabwo biyumvishaga ko hazabaho koherezanya ibintu by'amafaranga. Na n'ubu ngubu hari abantu barebye kure mu mpande enye z'isi mu byaro kuri Pi yazahahirwa bakumva ntibishoboka biragoranye ibyo bintu ni gute abantu babyemera bikabagiramo bakabyumva uko mobile money bazi uko yatangiye bakayakira n'izindi kuba zazumva kandi byoroshye kandi isi
kubahatira kuzikoresha no kubimenya. bagomba kumenya, ari nayo mpamvu turi kubafasha dukora amavidewo bibafasha kubibigisha ntibagire ikibazo. Ayo masoko yose no muri video twabisobanuye, ayo masoko yose ariho utuntu twiza, ibintu by'ubwenge bakeneye guhaha byose tuzajya tugeramo tuyashakamo, tubigisha kuyakoresha tubinyujije muri izo video n'ubundi ku buryo bitazabagora. Rero uko bakurikirana iyo YouTube channel zacu zombi bazajya babasha kubona ayo makuru kugenda ndetse babasha no gukoresha Pi ecosystem nk'uko twabibemereye byoroshye cyane. Ariko bamenye ziriya serivisi z'aya masosiyete ya MTN na Tigo ntawe ubibigishije, nta masomo yatanzwe nk'uko aya ngaya ya Pi network atangwa. Uri kumva kumenya ibyapa ibyo bizihuta kuruta uko bamenye biriya byara amasosiyete yabo. Bizihuta cyane kubera ko ikoranabuhanga ryaratambutse, ama YouTube arahari, ama WhatsApp, Twitter, Facebook, aho hose amasomo arahanyura ko by'umwihariko noneho kuri izi shene zacu Twigisi TV na Pi Pilot Rwanda amasomo bazajya bayabona kandi babimenye vuba ku buryo bwose. ako kanya babimenye byihuta, nta kindi kiguzi, ari ukwinjira ugakora subscribe ugakora share n'abandi bantu bawe bakabasha kuyamenyera ku gihe bakabimenya rwose, nta kindi giciro kiri aho ngaho. Hari umuntu uvuze taci vuba utazi ngo birava bikajya he, mukubita karinki ajyeho yirebera rwose, nawe azageraho abone ko ariho akwiriye kuguma. noneho ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu kiri gutwendinga muri iyi minsi, ibintu bigendanye n'amakuru agendanye no gukoresha cryptocurrency mu Rwanda ndetse no muri Tanzania. Hari amakuru waba ubifiteho? Amakuru naba mbifiteho, ndahera nka Tanzania uriya mubyeyi yabyimirije imbere, yimirije ikoranabuhanga imbere, ndavuga uriya president wabo arabemerera cyane, arabemerera ko bayikoresha, ari nayo mpamvu abatanzaniya bageze kure cyane, nabo bagerageza gushyigikira GCV. Abacuruzi bari kwishyiraho ku rutonde bagaragaza turi tayari nkorera aha n'aha ngaha, dore QR code, izo QR code zabo dore ko baramaze no kuzisikana, baraziteguye bazishyize hasi kugira ngo batangire bishyurwe kuri serivisi zabo zose, bo bageze kure. Tanzania nayo rero ikaba iri imbere cyane mu kubaka digital currency yayo kugira ngo babashe kuba batangira kuyikoresha. Nahoze mbona n'amakuru muri Pi blockchain aho bamaze gushyiramo amabanki menshi cyane yamaze kwisevingaho kuri ya iOS twahoze tuvuga, ndetse nagiye mbonamo Bank of China, Bank of Madrid n'izindi banki nyinshi zamaze kugeramo. Rero isaha n'isaha ubwo ni Central Bank mvuga, nizo mvuga. Rero ubwo n'ibindi bihugu zimaze kuba nyinshi sinazirondora ngo zirangize, bazagenda bazibona, ariko bumve ko digital currency igeze kure yubakwa. Tugarutse no ku gihugu cyacu rero mu Rwanda, baherutse kugaragaza umurongo waho bigeze babyubaka, uko bigeze kure cyane, ndetse isaha n'isaha bazabiduha, ariko hakirimo inzira nanone yo kubyubaka. Ariko uko biri kose ubwo bari muri gahunda yo kubyubaka urumva ko nta kintu gisigaye. Tubutse ko digital bank iba ishingiye kuri banki nkuru y'igihugu, rero ni neza yatanga umurongo, nimara kuryubaka rigatangira gukoreshwa. Iyo ngero ni kopi y'ifaranga riba rihari risanzwe rikoreshwa mu gihugu, bafata noneho bakarigira online, bakarishyira mu kirere, bakaryubakira blockchain yaryo, ariko yubakiye kuri kigo gikuru cy'igihugu aricyo gishinzwe umutungo muri icyo gihugu, aricyo banki nkuru y'igihugu. Rero iyo bafashe digital currency igihugu kikagira digital currency yacyo biba byoroshye cyane ko mubasha no kwihuza no kuri ya cryptocurrency mwe musanzwe mwumva, kubera ko igihugu cya gifitemo komisiyo transaction ziba ziri kuba hagati yawe y'ifaranga ry'igihugu, tuvuga n'amanyarwanda ari kuri digital currency, mu gihe ugiye kuguramo amadevize, ugura bitcoin ukura muri mu manyarwanda, bizaba byoroshye cyane kandi nta gihombo n'igihugu kizaba kiri kugeramo, kubera ko kizaba kiri kwakira amadevize gitanze amafaranga yacyo y'igihugu, kikabonamo n'izo komisiyo transaction fees ziri aho ngaho. Rero digital currency ni ifaranga ryiza kandi rizihutisha ubukungu, ibihugu byose niyo bitangira kurikoresha. Niyo mpamvu rero babyumva ngo ari nk'intsinzi tugiye kugeramo mu bukungu, izihutisha n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Kubera iki Pi network? Urabona Pi network muri iyi minsi iri guhindisha isi umushyitsi, kandi ngira ngo abayobozi bose bo hirya no hino ku isi barayizi kandi bazayikoresha kuko ntabwo
ni ifaranga ry'ibihugu bikomeye. Kubera iki noneho cryptocurrency muri bihugu bya East Africa batangiye kuyikoresha ubu ngubu aho payi iri kutangira ubwo bura nta huriro byabifitanye. Impamvu batangiye kuyikoresha nuko hari hakirimo icyuho mu mafaranga ari online cyangwa ya cryptocurrency cyuko adashobora kuba yahuzwa na banki kubera ibintu atari yuzuje mu buryo bwo gukontorora uwo mutungo abantu bagiye bafite hirya no hino. Rero Pi cryptocurrency aho yaje ya Pi network yaje mu bice bibiri ari digital ndetse na cryptocurrency, aho umuntu ashobora kuba yayikoresha ikihuzwa n'amabanki ariya mabanki twavugaga bitewe n'uburyo yubatse. Izo za ISO zose zibasha kwimura data za banki zizishyira kuri blockchain ndetse bakabasha no kudetecting anti money laundering. Ibyo byose bituma rero noneho niba habonetse inzira y'uburyo amabanki ashobora kwihuza na blockchain kandi akaba ashingiye kuri iryo faranga rijuje ibyo byangombwa ariyo Pi network imaze guca icyo cyuho cyari kirimo hagati, urumva nta cyabuza amabanki kuba yakwikonekita. Niyo mpamvu rero muri ino minsi uri kubona urwo rujya n'uruza rw'amabanki cyangwa se iyo mpondo riri kugaragaza ko amabanki ari kugenda yimuka ava muri web 2 ajya muri web 3 aho babasha kuba yakwisunga na blockchain kugira ngo ubukungu bwiyongere kuzamuka ndetse hagabanuke icyo bita risk management, babashe kuba bayimanaginga bigenda neza gake gake. Niyo mpamvu uri kubibona rero biri kwihuta cyane. Ubwo uri kumva ko isi akenshi hafi ya yose igiye gusezerera icyo twita fiat money cyane rwose. Kigiye ko fiat money ni amafaranga asanzwe yo mu ntoki dukoresha mu buzima bwa buri munsi, aho ugenda wishyura mu note yo kwishyura mu biceri. Ariya mafaranga rero niyo fiat money umuntu wese ashobora kuba ayafite muri banki kuri konte ye ariko yakenerwa mu buzima bwa buri munsi. Rero iyo ufashe fiat money ukayihindura digital currency aba yavuye mu ntoki nayo yagiye mu kirere ariko raninga kuri blockchain ya banki nkuru y'igihugu mahonga kugira ngo babashe kuyamanaginga. Ntabwo ari ukuvuga ngo bazanye irindi faranga rishya mu gihugu, ahubwo bakoze kopi ya fiat money ku gaciro kayo bakakazamura bakagashyira online, noneho agatangira kuba yakoreshwa mu buryo bweruye kandi bukaba ari uburyo bushobora gutuma agaciro kayo kazamuka kakajya kwiyongeraho utuntu dukeya bitewe n'ukuntu barikoze. Bashobora kubikora ari stable cyangwa ari stable, ariko fiat money igomba kuba ari stable igihe cyose kugira ngo ubukungu bw'igihugu butaba bwahindagurika igihe icyo ari cyo cyose bukaba bwagwa cyangwa bukamanuka. Urumva ibigomba kugendana n'ifaranga agaciro karyo muri rusange mu gihugu. Niyo izi channel zacu icyo zibereyeho so gutanga amakuru ari update gusa no kwigisha byose biragendana. Iyo tuvuze ifaranga riri stable ni ifaranga ridahindagurika, iri unstable ni ifaranga rigenda rimanuka riba manipulated. Umuntu ashobora kuza akarigurisha ejo akarizamura bitewe n'ibikorwa yarikoreyeho by'ubucuruzi mu byo bita trading, cyangwa se bitewe n'amakuru nanone yasohotse yari icyo avuga. Ayo makuru agira impact cyane mu kuba iryo faranga ryahindagurika mu gaciro, mu kuzamuka cyangwa mu kumanuka. Urugero iyo tuvuze ifaranga riri stable ni nka USDT. Ubwo USDT ni idolari rikoresha mu ikoranabuhanga. Ni idolari rikoreshwamo riba rishingiye ku idolari n'ubundi rya USD ryo muri Amerika. Urumva kugira ngo ifaranga ribe stable rigomba kuba rifite irindi faranga rishingiyeho riri stable. Niyo mpamvu USDT ishingiye kuri US dollar. Rero na digital bank kugira ngo ibe stable igomba kuzayira ishingiye ku mafaranga y'igihugu nyine. Murabizi yitwa n'amafaranga, ifaranga ry'igihugu. Naho ifaranga riri unstable ni nka tuvuga Bitcoin. Umuntu ashobora kuza akarigurisha, amakuru ashobora kurihindurira cyangwa se bitewe n'ayakuyemo akarimanura bitewe cyane. Ushobora gushyiraho amafaranga cyangwa ukayakuramo, cyangwa se hakaza amakuru avuga ko hagiye kuba ikintu kiniki kidasanzwe, abantu bakihutira kuvunja iryo faranga bakarikuramo bakarishyira mu yindi faranga, ugasanga rya faranga rirahananutse. Cyangwa hakaza amakuru avuga ko rigiye kuzamuka, abantu bakihutira kurigura kugira ngo rizamuke barifite. Ugasanga rero ibyo byitwa buloni ifaranga rigiye kuba ryarahagira ikimpinduka riribaho, mwihutira kuba mwarisevinga cyangwa se mukarikuramo kugira ngo mutaza kuba mwagwa mu bihombo, ariko niba mugiye kugwa mu nyungu mwihutira kurigura nyine, ugasanga ryazamutse bitewe n'amakuru ahari. Rero ni nayo mpamvu Bitcoin iri kugana muri buloni muri ino minsi, isaha n'isaha izazamuka, abantu bari kwihutira kuyigura, abantu benshi. Urumva rero nicyo kintu kigiye, niba rigiye kuzamuka urumva n'izampinduka n'ubundi riba rigiye kuza. Uko yari rigiye kuzamuka ni nako ikindi rero rizamanuka.
biba bisaba ngo ukurikirane amakuru urebe ibintu biri gutambuka. ubwo nk'umukecuru wibaza ngo azakoresha cryptocurrency ate? urabona hari abakecuru bamaze kwisazira bageze mu myaka 80 abenshi basigaye nk'amenya abiri kuko abizi ko umuntu akura ko agenda atakaza ingingo zimwe na zimwe cyangwa se ubushobozi bw'umubiri. abo ngabo nabo twabize ziki mu buryo bw'uzakoresha cryptocurrency? ikintu cya mbere ni uko ikintu cya mbere ni uko umuntu ufite Pi Network azananirwa kuyikoresha kuko ntakurikirana izo nyigisho no kubaba hafi bizagenda bifasha. ariko nk'abo ngabo bari muri iyo myaka yo hejuru urumva nta nubwo baba bakibashije kujya mu ikoranabuhanga ngo basome cyangwa ngo bumve ibiganiro dukora, ariko kuko batasigara inyuma aba bari hafi babareberera umunsi ku wundi. ntekereza ko aribo bagomba kubyiga bakabimenya, noneho nibo mvuga bakazabasha kubafasha kurikoresha iryo faranga mu buryo bubanogeye, kuko ntabwo umukecuru azicara kuri televiziyo cyangwa se kuri mashini muri kompiyuta ngo agende yige, ahubwo abuzukuru babo nibo bantu bafite izo nshingano zo kuba bamenya ubwo bumenyi kugira ngo bazafashe n'ababyeyi babo bafite iyo myaka iri hejuru. kuko urabona nko muri radiyo dusuye inyuma gato muri tangazo ryo gukoresha iyi kode iri kugaragara muri screen zacu za Pi Network, urabona ko bari kudushishikariza kuba twatangira no kuyikoresha mu buryo bwa P2P turimo twitwa enclosed mainnet. hariya basha kubwira abapiyoniya yuko uwaba wese ashaka kugura no kugurisha igicuruzwa cye muri bwa buryo bwa P2P ko ashobora kwifashisha na buriya buryo bwa kabiri rwose tuzabukoresha nyuma ya open mainnet. n'ubu ngubu babukoresha n'aka kanya rega bumaze n'iminsi burimo bunakoreshwa, ni uko abantu bari batarabuha agaciro kuko batari banabuzi batabuzi kubukoresha, ariko bumazemo iminsi muri none iki nicyo gihe noneho cyo kubukoresha noneho mu buryo bweruye kandi bworoshya n'akazi muri serivisi zabo bakora umunsi ku wundi, cyangwa se bakitoza kubukoresha bakoresheje testnet cyangwa kundi wabiberetse cyane za Pi Network. mu gihe tuzakoresha Pi ziriyo cyangwa se Pi za nyazo nkabe habamo inda mu mayira Pi Network ari nziza iba yarashyizemo uburyo bwose bwo kwigiramo kugira ngo mutazishora mu mafaranga yanyu akabahombera bitewe n'ukuntu mwayakoresheje mutabizi. niyo mpamvu haba harimo icyumba cya testnet aho ushobora kujyamo ukakoramo transaction, ndetse Pi zanashira ugasaba izindi. igihe cyose ufitemo Pi ziri munsi ya 50 wemerewe gukora kuri add test, bakaguha izindi test zawe 100 ukongera ugakomeza ukiga. niyo mpamvu utagomba kugira ikibazo cyo gukora transaction igihe uri kwiga, ugomba gushaka umuntu ukwegereye mukabigerageza mugakorera transaction mukareba ko bikunda nk'uko video yabigaragazaga ibasobanurira. twanabwira muri make ko ziriya Pi ziri testnet babaduhaye cyangwa twitorezaho nta gaciro zifite, ni ukugira ngo gusa tubashe kuzitorezaho tumenye kohereza no kwakira muri rusange, no kujya kuri ayo masoko nayo bakayahahiramo. mu minsi yashize twabashaga kujyamo mu masoko yari ahari yazajya habaga testnet, muze dukore test nka Pi Chain Mari byarabikoze, mukajya mushyiraho konte wallet mukanazibaye bakazibasaba ati nimutore mude nka test, buri muntu ade nka test 10 za Pi maze tujyeho maze muze muhahire ku masoko mukore test turebe ko ibintu bigenda neza. mubyigire n'amasoko amwe n'amwe atanga test mukajyaho mukayigiraho guhaha no kugira iki, nubwo ikintu kitaza ariko kiguze nyine ukabona uburyo bikorwamo. byose rero mu kugenda mukabyigiramo mukoresha izo Pi muba mwahawe zashira mugasaba izindi bakazibaha. byose nabigaragaje muri video ukuntu bikorwa, nuza gukurikirana video byose rero bimenye ukuntu bikorwa kandi ndabizi bibafasha. kuvuga ngo uburyo twaberetse bwo gukoresha iriya kode ndetse babifashije na ziriya Pi ziri teste ni ukuvuga ngo bari bujye kuri Pi Pilot Rwanda, aho ngaho niho bari busange iyo video imaze igihe kitari kirekire, bahita bayibona ibafashe kwiga kumenya gukoresha izo QR code, ndetse basigeho subscribe ndetse banakore comment ku kindi kibazo icyo ari cyo cyose twazaheraho tubigisha muri video ikurikira. subscribe zo ni ingenzi kuko izi channel zacu turifuza kugera nibura ku 50 by'abasubscribe, ubwo tuzamenya ko Pi nibura imaze kugera ahantu kuko turifuza ko buri wese yaba umuturage utuye Zambia umuturage utuye za Nyakabiga hasi iyo bwiye azabasha gukoresha wese yabasha gukoresha Pi Network, haba mu guhaha kuzoherezanya gukoresha iriya kode batweretse byose ku
buryo atazajya akenera umuntu ubimufashamo cyese nk'abo bari mu myaka yo hejuru cyane, ariko undi wese w'umujene cyangwa w'umusore w'inkumi n'umubyeyi ubikuze mubasha kurya azajya abasha kubyikorera atitabaje umuntu, kuko byagaragaye ko igihe cyose ubyikoreye no kuba ufite sekirite 100% byo kuba utakwibwa. rero dukeneye ko bigera hasi kure cyane, hepfo hose no na ruguru hose, burya no mu mpande zose z'isi yose, kugira ngo kubasha kuyikoresha ecosystem mu buryo buboroheye, haveho cya kibazo cy'ubwoba ngo nzayakoresha ko nzabyica, ahubwo bakurikirane PayPilot na Twige ECTV babashe kumenya uko bimeze kugira ngo bakoreshe payi zabo. rero ni ibikorwa byose biri kwigaragaza kandi biri kuba. Reka tuganire gato ku bintu kigendanye na Open Mainnet. Wowe ukibona gute? Urabona iki ni igikorwa kindi kigaragara kandi gifite imbaraga, gishyizwe ku mugaragaro n'ubwo cyari kitangwa gihari, bamwe tuzi ko gihari, tuzi ko mu bwonko bwacu gihari, nubwo bataragishyira ku mugaragaro ngo bagitangaze bakironcinge. Urabona Open Mainnet mu by'ukuri igihe cyekamo cyangwa kivugwamo hari ugushidikanya? Oya, nta gushidikanya. Niba mvuge ko bamaze kuduha icyumweru cyo gutangiza ubucuruzi ku mugaragaro muri konti zacu kikaba kirimo, ndetse harimo n'ibyinshi byasobanuyeho, nabasaba kwinjiramo bakabisoma. Ibyo byose icyo cyumweru nikirangira, urumva tuzaba turi gusatira muri ya road map ya kabiri, kandi na road map ya kabiri twizeye ko cyangwa se duteganya ko izaza ivuga kuri icyo bita limited mainnet. Iyo limited rero urumva ni itangira rya Open Mainnet. Open Mainnet ni process izatangira ikagenda imara igihe hari ibindi bintu bigenda byongerwamo, ariko uko biri turi gukomanga ku marembo. Iyo road map nisohoka tuzasangamo amakuru atari mabi kandi ashimishije cyane atwemera. Niba koko abacuruzi batangiye kwiga gukoresha ino QR code mu bucuruzi bwabo, bakaba babishishikarizwa, nuko ikigaragara ko uko ecosystem igiye gutangira gukoreshwa muri ya Open Mainnet iri limited, ubundi tugatangira tukagendana na process ya Open Mainnet iri full. Ongera basubiremo icyo gihe cy'icyumweru cy'ubucuruzi kigiye kizatangirira itariki? Ndatekereza nawo ndumva ari kuri 7 kikazanira kuri 10 na 11 byose birimo, kuri 7 ejo bundi z'ukwa 12 nyine twakugezemo, turi kuri 2 kuzageza kuri 17. Nuba gifite igikorwa cy'iminsi 10 y'ubucuruzi burema aho ngaho. Ubwo bucuruzi rero nyuma yabwo Dr. Nicolas cyangwa tumaze kubona isura y'ukuntu twiteguye kwakira ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu byacu no mu baturanyi, nubwo bazahita bavuga ati noneho reka muko mubyiteguye, reka dutangize ecosystem itangire ikore, noneho abantu bose babashe no guhaha. Bibutsa ko no mu Bushinwa bafite event yo gutangiza ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mugaragaro ku itariki 25. Urumva ni no kuri Noheri, tubwira n'abantu umwaka mushya muhire, dore twawugezemo, bawutangirane ingamba nshya n'ubukungu bushya n'imishinga mishya, bifashishije Pi Network ibafashe. Twibutse abapiyoniyanizi bacu ko batangira kwitegura, bagategura imishinga y'icyo bazakoresha amafaranga yabo bagiye kuzabana mu gihe kiri imbere, kuko byaba byiza biteguye kare icyo bazayakoresha ku isoko byazabatungura, bakabipangira mu kabari, aho bazatakariza na fast praise zabo abanyabwenge babishoye kumutwe bazi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane basabwa kuba baranacyakiriye mu mutwe wabo, baragiteguye kugira ngo ejo bundi batazisanga bari kwisanga ahantu batateganyaga kuba bari, bitewe n'uko bananiwe kubyakira, ugasanga bibaviremo n'ibindi bibazo bitari byiza, cyangwa se ibyago, amafaranga batanayariye neza, cyangwa rimwe na rimwe bakanayarya bari muri gereza kubera ibyaha bakoze batateganyaga kubera kwishima cyane. Rero byaba byiza babyakiraga akanya, bakazamera nk'aho ari umunsi usanzwe, nta kintu gishya cyabayeho, kandi bakabikora batuje, banatekereza cyane neza kugira ngo batisanga muri ibyo bibazo byose, kubera ko uno mwaka ushobora kurangirana n'ibyishimo bitandukanye n'ibyo bari bafite igihe cyahise. Reka twigire ku yindi ngingo. Urabona nk'uburyo bwo gukoresha GTV gukoreshwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye, haba mu Bushinwa, haba mu bihugu byose by'Uburayi ndetse na Aziya no muri Amerika, hose GTV iri guhabwa agaciro ka mbere mu gukoreshwa. Ubwo tuvuze GTV ni cya giciro cy'ibihumbi 314,159
by'idolari. Rero iriya GCV uri kuyibona ute wowe? ni ukuvuga ngo nahoze nanabikurikirana mbona muri application bari hafi kuduha. Nabonye babaza kuyisetingamo ikintu kijyanye na fee transaction. Mwese murabizi fee transaction yanganaga na 0,01, ariko nkurikije screenshot ndagiye mbona ziri kuva muri konti hamwe na hamwe zigaragaza ko basetinzemo price igendanye na fee transaction igendanye na price. Iyo price uyirebye n'undi usanga ari byiza kuko ni umubare ni 0, inyuma hariho ibice bigera kuri 5, amazero 4 n'umubare umwe. Urumva rero iyo umuntu afite uko ibonye ni 0,000 0 enye na rimwe, none ikaba igenda ihindagurika bitewe n'amafaranga ugiye kohereza, bagiye kohereza uko zingana, hakaba hakongeramo utwo duce, ariko ubundi ni 0,0001. uvuga ngo ni imibare 5 iri inyuma ya virigire. ubwo rero bihura na ya GCV n'ubundi 1514. Iyo tuvuze ngo bihura na GCV ntiba bivuze ko itazajya hejuru, kuko iyo transaction tuvuze yakora gusubiza hejuru turi kuvuga n'ubundi. kuko abanyamerika bo muri cya gihe cyo gutora igiciro bo bifuzaga $1,000,000 kuri payi imwe. Mu gihe abandi bose batuye mu mpande enye z'isibo bemeje kiriya giciro $1,314.59 by'idolari, ngo turavuga ibihumbi. Ubwo iyo transaction fee irahita igaragaza agaciro kazaba kari gukoreshwa kuri payi imwe. Banihutira kujya bapudetinga ama application tugenda tubona buri munsi. Payi network ya updatinze, burya hari ibintu byinshi bizanyemo by'impinduka byabaye biri muri application yari ihise. Rero na Payi browser hose niba bakubwiye ngo mukore update, mujye mwihutira kuyikora kuko haba harimo utuntu twinshi bongeyemo, n'ubwo muba mutatubona ariko muri code tuba turimo bavuguruye. Bivuze ko umuhinzi wamayininze payi wahingishaga isuka ubu ngubu agiye kujya ahingisha abakozi nka 500 abahagaze imbere ari kubayobora. Azajya yigisha imodoka, ahubwo biharura ahinga umusozi wose ari gufatanya n'abo bakozi bagenda batera. Bashishikarizwa n'abapiyoniya kurushaho guha agaciro payi zabo, bamwe bazigurishaga kubera ibintu bijyanye n'inamba. Arazimamya ko hari umuntu ugifite icyo gitekerezo cyo kugurisha payi ku mafaranga 300 bicaye kandi abona amakuru ahari n'ahantu ibintu bigeze. Ubwo yaba afite ikibazo kitamworoheye, yashobora kuba afite ikibazo kitamworoheye abona atagitegereza. Ntabwo wamurenganya, amafaranga naye, ariko nawe najya abanza atekereza ibyibuze kabiri mbere y'uko yakira igiciro icyo ari cyo cyose bamuha kuri payi, cyane ko nta munyarwanda urembe 314 kuri payi. Rero ajya abanza atekereza arebe ayo mafaranga agiye kwakira niba hari icyo mumarira. Ikindi kintu nabwira abapiyoniyanzi batuye hirya no hino mu mpande enye z'isi, hari abantu bari gufatirana abandi, ndi kuvuga cyane cyane ba diaspora bari hanze. Ugenda se bakakubona umwirabura bakagira ngo ntabwo utekereza cyane cyane hari ibyo udasobanukiwe, kuko ugasanga umuntu araje akubwiye ngo njyewe payi imwe yime nguhe $100 kamemu. Uri kumva icyo kintu? Kubera ko kuguha $100 we arashaka kuzajya kuyigurisha kuranga. Niba ategereze nta gihe gisigaye bizaborohera kuba bayibona rwose ku gaciro bifuza kabanogeye. Aho ngaho nagira inama abapiyoniyanzi, gumana payi zawe utegereze igiciro kizaca kwa Timo cyangwa se Nicolas, hanyuma uzabone gufata umwanzuro wo kugurisha payi zawe. Hegara no kuzigurisha product zirimo zose zirahagije kuba utakenera kwiga ngo ujya kugurisha, ahubwo byose wahita ubibona wishyuye payi. Nabyo bihesha agaciro. Iyo uguze ikintu wishyuye payi niko gaciro kayo uzamuye kuruta uko wajya kwishyira muri fiat money kandi uze kuzanahanwa imyaka 100. Imyaka 100 ni ikintu gikomeye. Ubu birinde umuntu wese wabasanga ngo kuri igiciro runaka babyirinde, babyange, bamwamagane. Icyo ndibuka hari umuvandimwe wacu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihe twavugana ngo ibyashize niho yabaga, avuga ngo icyo gihe asubiraga mu byo Nicolas yavugaga n'abandi bahanga bavugaga, ati ubu iyi payi yanyu ubwo mugiye guhabwa uburenganzira bwo gutangira koherezanya no kuba wayohereza nubwo bitaremerwa, ati ubu ngubu shakazi zigiye kuza, ubu ngubu zirarerekeye cyane, twanga kuze payi zanyu zizibamare. Ibyo Nicolas yavuze kera cyane, ati
shakazi ubu ngubu zirasa ubwo tuvuge shakazi ni bya bintu binini biba mu mazi gishobora kumira n'imodoka yo shakazi zirahari utaba amazi ni ukuvuga ngabo bafite sitoke yuzuye ibintu yuzuye amamodoka yuzuye ibiki byose ariko konti zabo ziriho zero rero bakeneye ko sitoke zabo zigabanuka konti zabo zikiyongera nimurangara rero nimurangara rero murasanga ntazo musigaranye kandi nibyo mwaguze ari garanti bikaba birarangiye ariko bayi ntigirangira wabwira piyoniyayizi ngo ibicuruzwa byose uzifuza uzabibona za modoka nziza za telefoni nziza za tesara n'ibiki kubakirwa inyubako iki uzatura aho ushaka uzakoresha amatayi zawe icyo ushaka ko ari cyose hari abantu bajya bibwira ngo ntabwo ngo nikora abasha kumenya ikintu waguze cyangwa ko wakiriye amafaranga cyangwa atari guda ngo ibyo ngibyo bakayashingira bavuga ko batazigera bafungirwa konti imyaka 100 ngo niyo bagurisha kuri 300 ibiceri 300 ngo kuko ntabwo bazamenya ikintu waguze kuko nayo P2P yemewe baribeshya cyane. Dr Nicolas we ubwe yivugiye ko afite uburyo yayubatse muri systeme mubasha kumwereka transaction ikintu yakoze ariko ubwo buryo bukaba buri ibanga ngo afite uburyo bugera kuri bubiri abasha kumenyamo icyo mwaguze hagati yawe ariko ubwo buryo yabugize ibanga ngo kugira ngo yirinde iteja mutwe ry'abasikamirwa bagenda bavumbura batazamuvangira. Rero niyo mpamvu ibyo mwakora byose mujye mwibuka ko iyi ngiyi ni web gatatu ibintu yakora ni ibintu mutari musanzwe munatekereza. Rero ntukibwire ko atazabamenya n'ubundi azabamenya imyaka 100 muzayirya nimurangara muzi ngo mwaramukubise mwaramwemeje muzajya muyakoresha uko mwiboneye. yarubatse hari abakoze ayo makosa yo koherezanya izo fayili bazikura muri ubwo buryo bwa forode ariko bo bakavuga ngo ko tugiye fayili konti zabo zitarafungwa by'abantu batarabibona ngo nta kibazo. Iyo icyo gihe ntikiragera reka bizabashyikiraho penimeri cyarabayeho ifaranga ari ifaranga igiciro ari igiciro ku buryo bizabatera nibwo bazabona ziri gufungwa batangira kwicuza ibyo bakoze. Ntabwo arageze igihe cyo gufunga amakonti. Yego hari izagenda afunga gake ariko ubundi iyo perezida ntarayinjiramo. Umunsi azayinjiramo muzabona umweyo muzumirwa umweyo uzanyuramo. Wabyita ko ari masi yo gufunga konti zakoze amajyambere. Uzo umweyo uzanyurwamo bazabibona bazi ngo ntabwo azabasha kubona kandi ntabwo nta n'umwe azaba arenganyije kubera ko systeme yubatse arayizeye. Ubwo nuko bakitonda bakirinda gukora ibyo byose bibuzanizwe. Niba bashaka kugura n'ikintu nibagure muri bwa buryo bwa ubucuruzi bwabo banabuvuge muri karitsiye babashishikariza abacuruzi babo kwakira iryo faranga abapiyone bose barimo batange product maze mubona ibintu aho kugira ngo mujye gutanga ubuceri kwakira ubuceri nanjye bwanjye buntera isoni kubuvuga. Rimwe na rimwe hari n'igihe uvuga ngo 300 abantu bakagira ngo ni byarenze 300 sha kandi ari bwa buceri bw'inoze mba numva binambabaje kuba buhura n'ibihumbi 300 kandi kwavuga hari igihe uvuga 300 bakagira ngo ni 300 bakumva bari mu murongo kandi ari ubuceri ntabasha no kuvuga. Izo konti rero zizafungwa abantu bakoze ibyo ngibyo bakora biteguye ko batakiba mu minsi iri imbere bazaba batakiri mu murongo wa Nicolas mu bantu bashobora kuzajya bakabyohana simanya ko imyaka 100 bayitegereza aho gifite icyizere ko uzayarya uzibye kuryama ukavuga ati ndakennye nta kundi njya wizize. Ubwo bivuga ngo izo konti zizakoreshwa n'ububikure bwabo cyane rwose. Nabo niba bafite amakuru niba badafite amakuru ntabwo bazayikoresha. Ni ikibazo cyane uri kubona rero amakuru ni menshi bihari ni byinshi abantu bavuga ni bukira bugacya mu kuri bebana reka abanyarwanda bakomeze nabo bashishikarire kumenya gukoresha ubu buryo bwose. Icyo nifuza ni uko tuzajya tubereka ibyabafasha mu bintu by'ibikorwa amagambo yakaba makeya bati mukora iki ngiki kibafasha ni iki ngiki tuza tubereka icyo cy'ingenzi dukomeza. Ubwo n'abashidikanya kuri aya mafaranga bari kumva ko niba n'ibihugu byacu bitangiye gutangira gupanga uko bakoresha ayo mafaranga. Ubwo ndizera neza ko abenshi batangiye kubona ko basigaye bakererewe. Ubwo bamwe bizera ko batangiye kurira cyangwa se kwirinda ababibwiwe mbere ntibabyumve cyane rwose. Cyane rwose. Ubwo rero muri rusange
ndumva ikiganiro dushobora kugisoreza ahangaha niba aricyo wakongeraho wakubwira. Icyo nabonye ni uko nyine urakoze twige isi tv bagikurikirane n'undi bakora iyo subscribe ndetse na Pilot Rwanda hose bakora subscribe kugira ngo tubibagezeho igihe cyose bageraho ku gihe kandi habasha kugira icyizere cyo kwizera n'umushinga kugira ngo bawukoreshe. Rwanda bwihuse turabivuga ko twabashyireho ikiganiro n'ubundi kivuga kuri iriya kode QR code noneho uburyo ki ushobora kwinjira muri konti n'uburyo ki wowe twakweretse ubwo ushobora kwinjira muri konti ukajya gukoresha iriya kode ubwo ni uburyo buri puratike. Ni uburyo bwose bworoshye kandi bwizewe ukahita ubumenya. Naho nawe tugiye muri rusange amakuru menshi nayo tuyigarukaho ubwo kandi twabashishikariza kongera gukora subscribe comment bakabibwira n'inshuti zabo ziri hirya no hino ku isi zitabashije kumenya aya makuru cyangwa se zitaramenya izi cano zacu. Kabisa urakoze noneho ubwo ngubwo reka tubabikurikirane nabo kandi turabakunda cyane. Yes, ntabwo tuzabatengwa rero abakunzi bacu b'amashene yacu ubwo vuba ahangaha ndetse n'ejo uyu munsi ejo bundi ndongera mbashakira andi makuru tubashyireho ibindi biganiro ko amakuru yo arahari ni menshi ni byinshi dushobora kuganiraho tukagarukaho ni byinshi mwagiye mumbaza ubwanga nuko twibanze kuri aya makuru yihutirwaga ariko nshobora kubakora ikiganiro nyuma hari ibindi bintu nifuza kubabwiraho ndetse n'abandi kubafotozinga ku byo bagiye bambwira kandi mugire amahoro turi kumwe namwe nawe kandi ndagushimira cyane umwanya wafashe w'iminota igera ahangaha kuri 40 turakatugirana ikiganiro nk'iki ngiki cyari gikenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane twige isi tv turi kumwe 5 kuri 5. Abakunzi bacu tuzajya bareba ibiganiro byahise kubera ko biba bifite amakuru menshi bifite inyigisho nyinshi. Ibi ni ibiganiro ushobora kuzahora wumva ubuzima bwose kubera ko bikubikiye amakuru ahora akwapudetinga cyangwa se binakuyobora. Niko bimeze rwose. Bye bye rero turi kumwe ubwo tuzasubira yewe tubikeneye tuzaguhamagara njye tuzabivuganaho ubu hari ntacyo bitwaye. Ndahari cyane rwose ndahari cyane niyo gahunda. Abakunzi bacu rero bye bye turi kumwe nawe ubutaha muryoherwe n'ibi biganiro byacu. Murakoze cyane. Sawa bye bye.